Nongere kubasuhuza abakunzi b'amasomo yanjye y'Igiswahili. Uyu munsi turakomeje n'isomo rishya, isomo riryoshye, isomo ry'agastori karyoshye cyane k'Igiswahili. Ako gastori nanjye nkababwira kitwa Sungura Muamuzi. Sungura Muamuzi ni Bakame umucamanza. Turi buze kureba aho Bakame yaciriye imanza inyamaswa eshatu. Turi bubone mu mwandiko wacu hariho Chui, ingwe, simba, intare na fisi ariyo twita impyisi. Aha tubona ko akenshi yo dufite nko mu mungani inyamaswa hari icyo twita mu ndimi icyo twita itizabuntu. Itizabuntu ni ugufata inyamaswa ukaziha imico nk'iy'abantu, cyangwa se atari n'inyamaswa, hari n'igihe byaba ari ibimera runaka wahaye ubuntu bigakora buntu ugamije kwigisha sosiyete, kuko ziba zakoze ibikorwa bikorwa n'abantu, cyangwa se niba ari n'ibihingwa bikaba byakitwara nk'abantu, cyangwa se niyo byaba ari n'imizimu, abazimu bashobora gukinishwa nabo nko mu mugani runaka, ariko ari nk'imico runaka bari gushaka kugira ngo bagire icyo bigishaho abantu. Hanyuma rero umwarimu wa none nk'uko bisanzwe ni Emmanuel Uwiringiyimana. Turatangira rero tureba ibyabaye nibihe. Ese Bakame yaciye rubanza ki? Rubanza rw'izi nyamaswa rwahereye hehe? Rwaje kuba ko zari inshuti zapfuye iki? Ese wowe urigiramo iki? Ese wowe aka gakuru tugiye gukora nta muntu wigeze gukora nk'ibyo turi buze gusangamo by'ingwe yakoreye impyisi? Bikubayeho witwaye ute? Nuko twatangiye rero tugiye kureba amagambo turi bwifashishe, ariko nkabwira abantu mwese tarakora subscribe kuyikora, abari bukunde kandi iyi story yacu cyangwa se uyu mugani wacu ntimugende rwose, nyamara ndabingiza mudakoze like, sibyo? Makuri ndabakunda kandi namwe ndabibona ko munkunda. Ijambo rya mbere turabona ni Sungura. Sungura ni Bakame. Chui ni ingwe. Simba intare. Fisi impyisi. Ndama ni umutavu. Inka ivutse tuyita umutavu. Wamepatana basezeranye. Kupatana ni ugusezerana, ariko ni nko kumvikana ku kintu runaka. Urugero, kwa kuntu nshaka kukubwira ngo nguhaye iyi nka, uzampa wenda iyi izavukaho ya mbere. Ubwo twumvikanye twebwe ubwacu, dusezeranye muri ubwo buryo, hanyuma nawe wenda ukazafata ikurikiyeho. Ng'ombe jike ni inyana. Ng'ombe dume ni ikimasa. Turabonamo ijambo hakuna haja, ntibikenewe. Bali ahubwo. Mahakama urukiko, hanyuma mahakamani bikaba mu rukiko. Kurarua ni ugushwanyaguza. Huruma ni impuhwe. Muamuzi ni umucamanza, hanyuma waamuzi ni abacamanza. Kuogopa ni ugutinya. Kuogopa. Niwiye radhi, babarira. Kuni ni inkwi. Matatizo ni ibibazo. Kujifungua kubyara. Kuzama ni ukurohama, hanyuma kuangalia bikaba kwitegereza. Hanyuma rero tugiye gutangira tuti byagenze biti. Ntabwo ari umugani muremure cyane turi buze kugera igihe kitari kirekire, ariko nzi ko byagenda kose muri bubone isomo. Twatangiye umutwe uragira uti Sungura Muamuzi, umucamanza Bakame. Siku moja, umunsi umwe, Chui, ingwe, simba, intare na fisi n'impyisi walikuwa marafiki wakubwa sana. Bari inshuti zikomeye cyane. Kwa sababu ya urafiki huu, kubera impamvu y'ubwo bushuti, fisi alimupa Chui ng'ombe jike, hanyuma impyisi ingwe, inyana
naye simba akapewa fahari. Hanyuma ihani n'intare inka y'ikimasa. Yule ng'ombe jike alipofika kwa chui alifunga mimba akazaa ndama mmoja. Ya nka yari yarahawe ingwe, igezeyo iza kwima, noneho irabyara umutavu. Fisi aliposikia kuwa ng'ombe huyo amezaa, hanyuma Warupyisi yumvise yuko ya nka yabyaye, akafunga safari kwenda kumchukua mtoto huyo wa ng'ombe. Afata urugendo ajya kureba ya nka yavutse, kwani hivyo ndivyo walivyokuwa wamepatana, kuko nibyo yari yarasezeranye n'ingwe. Chui alipoona kuwa fisi amekuja kumchukua ndama aliyezaliwa, hanyuma ingwe ibonye ko Warupyisi yaje gufata wa mutavu wari wavutse, akamwambia rafiki ye, abwira inshuti ye. Inshuti ye bavuga hano ni Warupyisi. Ewe rafiki yangu, we inshuti yanjye, ng'ombe jike, inka y'imbyeyi cyase inyana, haiwezi kuzaa, inayozaa ni ng'ombe dume tu. Inka y'inyana ntishobora kubyara, ahubwo ibyara ni inka y'ikimasa. Basi hakuna haja ya wewe kuja kwangu, bali muendeye simba. Ngo ntibikenewe yuko uzi wanjye hano kunza kundeba, ahubwo jya kwa nyakubahwa ntare. Kuko ubwo yaravuga ati inka y'ikimasa niyibyara. Fisi akastaajabu sana, nuko Warupyisi aratangara cyane, akasema, aravuga, mimi sikubali, ngewe ntabwo myemeye. Na ikiwa ni hivyo, basi ni heri tuende mahakamani tukaamuriwe. Niba ari ibyo, ahubwo byaruta tukajya mu rukiko kugira ngo dukiranurwe. Chui akayitikia, hanyuma ingwe irabyemera. Akasema, iravuga, haidhuru, ntacyo bintwaye, lakini yule atakaye ihukumu kesi hii, ariko umuntu wese uzaca uru rubanza bila kunifanyia hila, bila kunifanyia haki, nitamulalua bila huruma. Umuntu wese uzaca runo rubanza atigeza mu burenganzira nge atambogamiyeho, icyo nzakora nzamushwanyaguza nta mpuhwe. Waamuzi waliposikia maneno aliyoyasema Chui, abacamanza bumvisha amagambo yari yavuzwe n'ingwe, wote waliogopa kuraruliwa, na kwa hivyo hakuna hata mmoja aliyethubutu kujaribu kukata maneno baina ya Fisi na Chui. Abacamanza bumvise yuko bari buza gushwanyaguzwa, bose bitinyira gushwanyaguza, habura n'umwe watinyuka gukemura urubanza ruri hagati cyase gukiranura Warupyisi na n'ingwe. Kesho yake bukeye bwaho, Fisi na Chui wakakutana na Sungura. Hanyuma ingwe na Warupyisi na n'ingwe bihura na Bakame. Sungura akauliza kisa cha ugomvi, na wote wawili wakamueleza sababu za mzozo wao. Hanyuma Bakame abaza uko icyo kibazo cyagenze, bose bamubwira uko bimeze. Sungura akawaambia kwamba kesho ye asubuhi naye mapema asubuhi na mapema wafike kwake, naye atawaamua.
hanyuma ngayabwira ngo ejo muzaze, ababwira ko ejo mu gitondo cya kare bazagera iwe hanyuma abakiranure. Fisi na Chui wakakubali, lakini Chui akajisemea moyoni mwake. Hanyuma Warupyisi n'ingwe baremera, ariko ingwe isigara ivuga mu mutima wayo, iwapo Sungura atanifanya nishindwe na sheria basi nitamura. Niba Bakame ari butume ntsindwa, icyo ndakora ndamurya. Asubuhi ya miadi kulipopambazuka, wote wawili wakafika kwenye mkutano wao na Sungura. Muri icyo gitondo kimaze ngo hamaze kwitamura, umucyo utamuje, hanyuma byose bihurira kwa nyakubahwa Bakame. Lakini Sungura mwenyewe alikuwa amechelewa, ariko Bakame yari yakerewe kugera aho ngaho mu rugo. Ngo nuko ngo ni nka kwa kundi ushaka kuguza mu rugo rw'umuntu ariko ugasanga adahari. Alipofika akawaomba radi wageni wake kwa kusema. Hanyuma Bakame ahageze asaba imbabazi abashyitsi be avuga ati, enyi ndugu zangu niwieni radi kwa kuwa nimechelewa kidogo kwa sababu ya kazi. Yo nshuti zanjye mumbabarire kuko nakereweho gato kubera impamvu z'akazi. Jana magharibi tulipoachana nilifika kwetu na nikakuta matata. Ejo ubwo izuba ryarengaga tumaze gutandukana, nageze iwacu mpura n'ibibazo. Babangu, data usiku wote hakulala, data ijoro ryose ntiyigeze aryama. Alikuwa akilalamika kuwa mimba yake ilikuwa ikimuuma sana, na leo asubuhi akajifungua mtoto. Ngo yararimo kubavuga ko ari kubabara cyane kinda iri kumurya. Hanyuma iki gitondo abyara umwana. Kwa sababu hii nilipasa kwenda kumsaidia kumtafutia chakula. Kubw'iyo mpamvu, kubera ko yabyaye, nagiye kumufasha kumushakira icyo kurya. Na kuni na ndiyo maana nikachelewa. Noneho icyo kurya n'inkwi, niyo mpamvu nakerewe. Chui aliposikia habari hiyo akararuka akasema. Hanyuma ingwe yumvishe iyi nkuru ihita itanga iravuga, lo Sungura, lo Bakame, ni wapi wewe ulikoona mwanamume anazaa mtoto? Ni hehe wigeze ubona umuntu w'umugabo habyara umwana? Sungura akamujibu, Bakame aramusubiza, kama haiwezekani, niba bidashoboka, mbona wewe ulimwambia fisi aende kuona ndama kwa simba aliyepewa ng'ombe dume? Niba bidashoboka kubera icyo wabwiye Warupyisi? Kureba niba intare yahawe yarabyaye, kandi intare yari yarahawe inka y'ikimasa. Huoni kuwa wewe ndiye unayestahili kumupa mtoto wa ng'ombe fisi? Ese nubona yuko ari wowe ukwiye guha Warupyisi umwana wavutse? Kwani ndiwe uliyepewa ng'ombe jike, kari weho wahawe inyana? Uamuzi huu ingawa ulikuwa wa haki, nubwo ubu bukemurampaka bwari ubwanyabwo cyangwa se bwari ubuvugikoreshejwe mu kuri, uri mukasirisha sana Chui, bwababaje cyane ingwe. Kwa hivyo akaanza kumufukuza Sungura. Kubw'ibyo itangira kwirukana Bakame. Sungura akakimbia akafika karibu na ziwa dogo palipokuwa na muti.
hanyuma Bakame ariruka agera ku kayaga gatoya kari kariho igiti, akawupanda na kukaju. Hanyuma Bakame yurira cya giti agera hejuru. Chui naye hakukawia, hanyuma ingwe ntiyigeze ikererwa. Mara akafika karibu na ziwa hilo, ahita agera kuri icyo kiyaga. Lakini badala ya kuangalia juu ya muti, ariko aho kureba hejuru mu giti, yeye akaangalia ndani ya ziwa na akaona sura ya sungura. Ahubwo we yirebeye hasi muri cya kiyaga abonamo isura ya Bakame mu mazi, sura ya sungura majini. Bila kufikiri alijitupa humo, nta kwigwa atekereza ibindi, aba yiroshyemo. Akifikiri anamfuatia sungura, atekereza ko akurikiye sungura, akazama na kufa, ahita rohama arapfa. Huu ndio mwisho wa habari, nguko ingiriyo iherezo ry'umugani. Wapenzi wa masomo yangu, mwumvise kisa cha sungura mwamuzi. Ese wowe ukuri turangije kumva uyu mugani, nta muntu nawe waba wenda warigeze kugukora aka kantu? Bibaho. Gusa niba hari umuntu uzi wenda wari ufite iyo ngeso yo kubeshya umuntu basezeranye, yisubireho, kuko kwihemuka si byiza. Urumva ko inshuti zaje kugira ibibazo, kandi ibi tuba dusomye ahangaha nababwiye ko ari ugushushanya. Hari abantu bateye muri ubwo buryo bahemukira abandi, kandi barabahaye cyangwa se barashatse kugira ngo babafashe, noneho ugasanga umuntu we azanyemo ubundi buryarya kandi yaragiriwe neza. Ubu rero reka mpagarira ahangaha cyangwa se gasobikira ahangaha, tuzakomeza n'andi masomo vuba. Ndabakunda cyane, napenda sana, Mungu awalinde. Kwa heri tutaendelea. Bye.